Iyi ni inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Ella. Yabuze ababyeyi akiri muto cyane, afite imyaka 12 gusa, maze agenwa kubana na se wabo witwaga Paul n'umugore we. Ubuzima bwa Ella mu rugo rwabo ntibwari bworoshye kuri we. Ikibabaje nuko nta muntu umwe wigeze umuba hafi, cyane cyane igihe hari ikintu cyiza kigeze muri urwo rugo. Ella yahoraga asigazwa inyuma nkaho atari uwo muri urwo rugo. Ella afite umwihariko umwe wihariye, ikintu kidasanzwe kandi cyiza, ariko nta muntu umwe wigeze abibona. Wenda byaterwaga nuko yahoraga yambaye imyenda ishaje, yacitse, agaragara nabi kandi ananiwe. Kuva mu gitondo kugeza nimugoroba yabaga ari mu gikoni arwana n'umwotsi mwinshi w'inkwi cyangwa ari mu murima. Mu gihe cy'impeshyi yahoranaga inkorora idashira kubera ivumbi, naho mu gihe cy'imvura yahoranaga ubukonje, umubiri we wose utose kandi ahinda umushyitsi. Iyo izuba ryabaga ricanye byamurasiraga mu mutwe ntacyo kwikinga. Nta rwitwazo na rumwe rwamwemereraga ngo areke kurangiza imirimo yahawe. N'imvura yagwaga yagombaga gukomeza gukora uko yaba yumva ubukonje cyangwa atameze neza kose. Kwiganyira ntibigeze biba amahitamo kuri we. Ibyo byose byari igiciro yishyuraga kugira ngo agire aho haba. Se wabo Paul yamuhagaho kuba n'imyambaro, ariko iyo myenda yabaga ishaje yaracikaguritse. Izuba ryatumaga uruhu rwe rwirabura cyane, imvura ikamwongerera ubukonje n'intege nke. Ariko niyo yabaga agarutse mu rugo ntacyo kwiyorosa yagiraga ngo yifubike, kandi nta n'uburenganzira yari afite bwo kwegera umuriro ngo asusuruke. Mu gihe Ella yafatwaga nabi gutyo, abakobwa ba Bwana Paul bari mu kigero kimwe nkawe, Caroline na Samantha, bafatwaga nk'ibikomangomakazi. Bagumaga mu nzu mu gihe izuba ryabaga rikaze cyangwa imvura itangiye kugwa. Bambaraga imyenda myiza, bakarya amafunguro meza kurusha ayandi, kandi babagaho batagira icyo bakora na kimwe. Icyo bashakaga cyose baragihabwaga batagombye kugiharanira. Ella we nta mahitamo yari afite uretse kwihangana. Nta handi yari afite ajya. Nubwo yakuranye n'ababyara be, inshingano ze ntizigeze zigabanuka. Yakomezaga kubamesera imyenda, gusukura aho babaga, no gukora imirimo yose iruhije kandi yanduye muri urwo rugo. Nubwo byari bimeze bityo rwose, Ella yakomeje kwizera. Mu mutima we yakomezaga gusenga asaba ko umunsi umwe namara gukura, umugabo mwiza kandi ukiza azaza mu buzima bwe, akamurongora, akamujyana kure y'ayo makuba yose. Ariko mu mutima we yarazi ko bisa n'inzozi gusa, inzozi zishobora kutazigera zisohora. Mu muryango wa Paul byari bizwi neza ko ibyiza byose byagenewe Caroline na Samantha. Igihe cyose haje umugabo ushaka umugeni muri uwo muryango, cyane cyane iyo yabaga ari umukire, umwe muri abo bakobwa bombi niwe wahitwagamo vuba na bwangu. Ariko nubwo batari babizi, Ella yari afite ikintu kidasanzwe muri we, kirenze ubwiza bwo kwisura. Si iherezo rye gusa ryari ridasanzwe, yari afite ubuntu bukurura umutima ku buryo nta muntu wari warigeze ubibona. Umunsi umwe urugo rwa Paul rwuzuye ibyishimo. Inkuru yakwirakwiriye hose ko umugabo ukiza agiye guhitamo umugeni muri uwo muryango. Imyiteguro yahise itangira. Samantha na Caroline bagura imyenda mishya kugira ngo bagaragare neza mu maso ye. Imisatsi yabo yaratunganyijwe neza, ibintu byose birategurwa kugira ngo uwo munsi ukomeye uzagende neza. Nk'uko bisanzwe Ella we yagumye inyuma. Yari yambaye ikanzu ishaje ifite ibizinga kandi yacitse, agenda hirya no hino akora imirimo yose. Mu rwego rwo kwitegura uwo mushyitsi, yahawe inshingano yo gusukura inzu no gutunganya urugo rwose, ndetse no gutema ibihuru kugeza hose habaye heza. N'igihe uwo mugabo ukize yageraga muri urwo rugo, Ella yarakiri muri iyo mirimo. Ibyuya byari byuzuye ku mubiri we, ibyo byari parufe ye yonyine. Ihumure rye ryonyine ryaramariye yahanaguraga bucece kugira ngo hatagira ubibona. Uwo mugabo yakiriwe neza, maze yicazwa mu cyumba cyo kwakiriramo abashyitsi. Bose barahateraniye bafite amatsiko menshi. Bidatinze Samantha na Caroline barinjijwe, bicazwa mu bashyitsi, barabagirana mu bwiza n'uburanga. Hagati aho Ella we yakomezaga kwiruka ajya hirya no hino atanga ibyo kurya no gusukura ahanduye. Hanyuma hagira igihe umugabo ukize agomba guhitamo umugeni we. Icyakurikiyeho cyatunguye buri wese, cyane cyane Ella utigeze atekereza ko ubuzima bwe bugiye guhinduka mu buryo atari yarigeze arota. Nyuma y'ibiganiro byinshi, ibitwenge n'ibiganiro byuzuye ibyishimo, amaherezo uwo mugabo ukize yahawe ijambo ryo guhitamo. Igihe cyose yari amaze aho yari yitonze cyane, areba bucece ibiri kuba byose. Igihe yasabwaga guhitamo umwe mu bakobwa ashaka kurongora, ntiyigeze yihutira kubikora, ahubwo yatangiye abaza ikibazo. Yavuze atajuyaje ati, nabonye ko mufite abakobwa beza cyane, ariko hari umwe ubwiza bwe butangaje cyane kandi akaba anafite umwete mu kazi ndetse akiyoroshya. Igihe nazaga hano gushaka umugeni, sinenzi ko nzahabona ubwiza bwuzuye bufite n'imico myiza. Hanyuma yerekeza amaso kuri Bwana Paul aramubaza ati, ese nemerewe kurongora uwo ari we wese mu bakobwa banyu? Bwana Paul asubizanya icyizere cyinshi ati, birumvikana rwose. Yahawe uburenganzira bwo guhitamo, ariko akimara kurambura ukuboko kwe akerekana uwo ashaka, umuryango wose waratangaye ndetse ugwa mu kantu. Aravuga ati, niwe nkunda kandi nzi neza ko azaba umugore mwiza cyane. Ariko hari ikintu kitari kimeze neza kuri bo. Byari nkaho yerekanaga mu cyerekezo kitari cyo bifuzaga. Umuryango wa Paul waratunguwe, bayoberwa ibiri kuba. Umwe muri bo aramubaza ati, ese uzi neza ko uri kureba neza?
nawe aramusubiza ati yego rwose nzi uwo nahisemo, si ubwiza bwe bw'inyuma bwonyine mbona, ndabona n'umutima we. Ukuri nuko yari yabonye ikintu kirenze ibyo abandi babonaga. Umukobwa yerekanaga ntiyari yambaye imyenda myiza, umusatsi we ntiwari usokoje neza, kandi ntiyari ari kwitwara nk'abandi nka Samantha na Caroline bari beza kandi biteguye uwo munsi. Ariko kumwenyura kwe kwari gufite ikindi kintu kidasanzwe, ikintu gisukuye kandi cy'ukuri. Ubwiza bwe karemano ntibwari bukeneye imitako cyangwa ibindi byo kubwongera, bwarivugiraga ubwabwo. Uwo yari Ella, imfubyi yabaga kwa se wabo. Uwo mugabo ukize niwe yari yahisemo. Nubwo yari yambaye imyenda ishaje kandi acecetse, abantu bose bakomeje kwibaza impamvu bahisemo uwo mwana w'imfubyi aho guhitamo abandi. Ariko kuri we yari arenze ibyo amaso ashobora kubona. Yabonaga agaciro, imico myiza n'umutima utuje ugaragaza icyubahiro n'ubwiza bw'imbere. Se waba agikomeje gutungurwa, yerekeza kuri uwo mugabo ukize aramubwira ati ntabwo yiteguye kurongorwa, nyaboneka agenda uzagaruka undi munsi mbanze mvugane nawe. Uwo mugabo arabyemera, nubwo byagaragaraga ko ababaye. Agenda atinasubije amaso inyuma. Umutima we yarazi ko yabonye ikintu kidasanzwe icyo abandi bakobwa batari bafite. Hari igihe inyuma y'imyenda ishaje haba hihishe isura nziza n'umutima usukuye. Si buri wese rero ubibona, keretse ushoboye kureba birenze ku isura, kandi ibyo nibyo uwo mugabo ukize yabonye muri Ella. Nyuma y'ibyo Ella yagiye inyuma y'inzu, yaraturitse ararira bucece, asuka amarira ye yose. Ubuzima ntibwari bwaramworoheye, ariko yakomeje kwizera ko ejo hazaza hazaba heza. Ibyo ari bimaze kuba ntiyabyumvaga neza icyo bisobanura, ariko yari azi ko niyo izuba ryamara igihe kinini riva, umunsi umwe imvura igomba kugwa, kandi uko umuyaga waba ukaze kose, nyuma yaho haza umuyaga woroshye uhumuriza. Hashize igihe gito umuryango wa Paul wongeye kwakira undi musore wifuza kurongora. Icyo gihe byabaye mu buryo butunguranye. Umunsi umwe ku gicamunsi, ubwo bavuga ku isoko bitwaje ibyo kurya bari baguze, Caroline na Samantha bari bari kurya ice cream, baseka baganira bishimisha nkaho nta kindi kibahangayikishije. Mama wabo yagendaga iruhande rwabo yitwikiriye izuba rikaze akoresheje umutaka. Nkuko byari bisanzwe, Ella niwe wari wikoreye ibintu byose bari baguze. Yari yikoreye umutwaro uremereye ku mutwe, ibyo yabitemba ku maso kubera izuba ryamucaniraga. Abandi nta kintu na kimwe bari batwaye. We yakomezaga kugenda bucece intambwe ku yindi inyuma yabo. Bari bamaze nk'iminota 15 bagenda mu muhanda muremure wuzuye ivumbi. Ubwo umugabo wari utwaye imodoka nziza yahise agenda gahoro arahihagarika. Yamanuye ikirahuri cy'imodoka arabasuhuza mu kinyabupfura cyinshi ati muraho neza abagore beza, niki gituma muri kugenda kuri iri zuba rikaze? Mama wabo arabamusubiza ati muraho neza nyakubahwa, turi gutaha tuvuye ku isoko kandi turi hafi kugera mu rugo. Mu by'ukuri bari basigaje iminota mike ngo bagere ku nzu yabo, wenda itarenze nk'itanu. Ariko uwo mugabo ntiyarahagaze kubera impuhwe gusa, hari umwe mu bakobwa wamushimishije cyane. Mu by'ukuri nkunda umwe mu bakobwa wanyu, niko yavuze. Bose ni beza, ariko hari umwe wanyu nyuze umutima wanjye byihariye. Nyina wabo yaratangaye cyane ati nibyo koko se? Undi nawe ati yego rwose. Niba ubivuze ukomeje kora ibikwiye, urugo rwanyu ruri hehe madamu? Niko yamubajije, maze undi aramusubiza ati ni hafi aha, ntabwo ari kure. Nugaruka ubaza urugo rwa Bwana Paul, umuntu wese azahakwereka. Umugabo araseka avuga ko azaza nk'abivuze mu buryo bwo gusetsa. Ku ikubitiro nta rumwe wamufashe nk'aho akomeje cyane kubera ko yaratwaye imodoka ihenze cyane. Icyo gihe Ella we nta mwanya yari afite aho wo kumva ibyo bavuga. Umutwaro yarahetse wari umuremereye cyane, intego yari kugera mu rugo akawushyira hasi akaruhuka. Yari amaze kubasiga, nyina ataranarangiza kuvugana n'uwo mugabo. Babyara be bagize amatsiko batangira kubaza uwo mugabo uwo ari we. Nyina babwira ko ari umwe mu babifuza. Bose baraseka. Nyuma y'igihe gito uwo mugabo yohereje umuntu azanye impano ku rugo rwa Paul, ababwira ko azaza vuba ubwe gutangaza umugambi we. Umuryango umaze kumenya uwo ari we wishima cyane, byagaragazaga ko haje undi mukire wifuza kurongora, kandi none umwe mu bakobwa yaragiye gutoranywa. Nyina ahise abimenyesha Caroline na Samantha, atangira kubategura mbere y'igihe, ariko Ella we nta na kimwe yari abiziho. Ku munsi uwo mugabo agombaga kuzira, Ella niwe wari ukiri gukora isuku no gutunganya ibintu byose mu rugo. Yakoze kuva mu gitondo kugeza ku manywa nta kuruhuka. Igihe uwo mugabo yahageraga, Ella yarakiri inyuma y'inzu ahugiye mu mirimo. Nibwo mama wabo wa Samantha yamubwiye mu ijwi rikanganye ati ntiwigere uzaho ndi kwakira abashyitsi banjye, guma inyuma iyo urangiye ibyo uri gukora. Ella ntigeze asubiza, yubitse umutwe gusa akomeza gukora bucece. Yari asanzwe amenyereye gusigazwa inyuma. Igihe umugabo w'umukire yabasuraga yari yishimye cyane kandi anezerewe no kwakiranwa urugwiro. Yavuze ko aje gusaba kwiyerekana no gutangaza umugambi we mbere yo kuzaza kumugaragaraza nyine n'umuryango we. Bose mwamwakiriye neza kandi uwo munsi urugo rwari rwuzuye ibyishimo. Umuryango wa Paul amugejeje kuri papa wabo, nawe arishima cyane abonye ko abakobwa be bari gukurura abagabo bafite amafaranga. Yasegaga yishimye, yumvaga imbaraga zose yashyize mu burere bw'abana be zitangiye kugaragaza umusaruro. Ariko igihe bamusabaga gutangaza umukobwa ashaka kurongora muri bo, yahise atangira kugira urujijo. Se arababaza ati none hagati y'abakobwa banjye babiri ninde ushaka?
uwo mugabo yitegereza nyina areba n'abo bakobwa ariko hari ikintu kitari kimeze neza. Amara amasegonda make ntacyo avuze. Papa warongera amubaza ati hari ikibazo gihari se? Uwo mugabo abusubiza buhora ati oya nta kibazo. None se niki ko utatubwira uwo wahisemo? Yitegereza hirya no hino yishima mu mutwe gato hanyuma aravuga ati hari ikintu kibura. Umuryango wa Paul uribaza uti ikintu kibura se kandi ni ikihe? Uwo mugabo arongera ati hari umuntu utari hano. Barabaza bati inde? Arabasubiza ati umukobwa wari ufite imbaraga, mwiza, ukunda umurimo kandi wari wambaye mu buryo bworoheje kuri uwo munsi. Barabazanya bati uwuhe munsi? Aravuga ati umunsi mwavuga ku isoko. Niwe wari uhetse ibintu ku mutwe. Ntiyigeze yijujuta cyangwa agaragaza umujinya mu gihe abavandimwe bagendaga bameze nk'abamikazi barya ice cream nk'ibikomangomakazi. Kalin na Samantha bahita bavuga batungwe bati era se? Uwo mugabo arabyemeza ati niba ari ryo zina ry'uwo mukobwa nabonye uwo munsi niwe naje hano nshaka. Afite imico myiza, imyitwarire y'umugore mwiza nifuza. Icyo gihe Ella yari mu muryango w'inzu. Yumvise izina rye rivuzwe agira amatsiko yegera kuri saro bucece kugira ngo yumve neza. Mu gihe yumvaga ibyo bavuga yumvise uwo mugabo avuga neza ati ndi hano kubera ko nakunze umukobwa wari uhetse ibintu kuri uwo munsi. Niba yitwa Ella ndabasaba ko namubona. Samantha iragiye kuvuga ko ahari ariko nyina ahita amuhagarika avuga ati uwo mukobwa ntabwo ari mu rugo muri aka kanya. Nyina yabivuze mu ijwi rikomeye. Umugabo asa n'utengushye ati nifuzaga cyane kumubona. Ngiye kugenda ngiye mu rugendo rw'ukwezi kumwe. Nifuzaga ko aba ahari ariko nzagaruka nzaza kumushaka. Azagaruka ryari? Nyina aramusubiza aseka yiyemeje kumuhisha ukuri ati ntazagaruka vuba nyakubahwa uzaza undi munsi. Uwo mugabo amaze kugenda Madamu Paul na Paul ubwe bahise barakara cyane. Ubwo ari bubaye bwa kabiri umugabo w'umukire aje mu rugo rwabo agahitamo Ella aho guhitamo abakobwa babo. Mama wabo aravuga ati ibi bigomba guhagarara. Barariye ko bitazongera kubaho ubwa gatatu. Ishyari ryuzuye mu mutima yabo bahita batangira gutekereza uburyo bamukura mu nzira mbere y'uko uwo mugabo agaruka cyangwa mbere y'uko haza undi mwifuza. Batangiye no gutegura umugambi ukomeye. Iryo joro urugo rwa Paul rwari rutuje ariko mu cyumba cy'ababyeyi humvikanagamo amagambo avuga bucece arimo uburakari. Ukuri kwarigaragarazaga neza. Abagabo benshi babakire bari barigeze kuzi iwabo bashaka kurongora umwe mu bakobwa babo ariko iyo babonaga Ella akora mu rugo cyangwa atanga ibiryo mu buryo bwuje ituze n'ubupfura ibitekerezo byabo byahitaga bimwerekezaho. Uko bibukaga ibyo byakomezaga gutwika Caroline na Samantha nk'umuriro ugurumana mu mitima yabo. Aho ngaho rero niho hatangiye igitekerezo cyo gushaka uburyo wamwikiza. Nyuma y'uko uwo mugabo ukiza agiye urugo rwa Paul rwongeye ko rwari rumeze. Bwana Paul n'umugore we bahise batangira kuganira ku cyemezo gikomeye bagombaga gufata kuri Ella. Twakwemera ko uyu mukobwa w'imfubyi arusha amahirwe abakobwa bacu. Uwo mukire aramutse agarutse ashobora kumutwara natwe tugasigara turebera. Nibwo bafashe icyemezo cyo kumushyingira umugabo usabiriza wamugaye wahoraga yicaye ku muhanda. Umugambi wabo warawunogeje ndetse bemeranya ko bazajya kwibwira uwo mugabo. Ella ntigeze bimenyeshwa mbere. Umunsi umwe bamubwiye gusa ko agomba gushyingirwa ku kanya. Yagerageje gusaba imbabazi ararira ariko nta wigeze amwumva. Bwana Paul umugore we ndetse n'abakobwa be bafashe inzira bajya kubwira bamusabiriza ko bazamushyingira umukobwa wabo. Umugabo yarasanzwe azi Ella kuko yajyaga amunyuraho akamuha igiceri ubundi akamuha ibyo kurya cyangwa amazi yo kunywa ariko ntiyarazi ko azamuhabwa nk'umugore. Yibajije byinshi yibaza impamvu bahisemo kumushyingira Ella ariko ntacyo babajije ahubwo yarabyemeye ariko mu mutima we asigarana ibibazo byinshi. Mu gihe gito ubukwe bwahise butegurwa ndetse buba ku gahato Ella atabishaka ariko nanone yibwiraga ko nibura yaruhuka gutotezwa yakorerwaga mu rugo rwa Paul. Ella yisanze arongowe n'umugabo wamugaye utunzwe no gusabiriza utagira umuryango utagira ikintu na kimwe. Umutima we wuzuye agahinda n'amarira. Inzozi zose zo kuzabona ubuzima bwiza zari zisenyutse mu kanya gato. Ubuzima bwa Ella mu rugo rw'umugabo we bwatangiye nabi ariko buhoro buhoro ibintu bitangira guhinduka mu buryo atari yiteze. Yari inzu ntoya ariko nanone ifite isuku kandi uwo mugabo ntiyamubwiraga nabi cyangwa ngo amutoteze. Nubwo umugabo we yari afite ubumuga yari afite umutima mwiza cyane. Yamwitagaho akamwubaha akamwereka urukundo Ella atigeze abona mu buzima bwe. Umunsi umwe uwo mugabo yaramubwiye ati ntugire agahinda nubwo ndi kimuga umutima wanjye urakomeye tuzabaho neza. Ella yatangiye kumwizera no kumukunda buhoro buhoro. Umunsi umwe aho bari batuye batunguwe no gusurwa n'umugabo wari mu modoka nziza ndetse yambaye neza. Yaraje kureba umugabo wa Ella, Kevin. Yazanye inyandiko zitandukanye muri zo harimo izimuha uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi be. Ella yabanje kugira ngo ararota kuko ntiyumvishaga ibiri kuba. Niko kubaza umugabo we niba koko ibyo ari ukuri nuko nawe amusobanurira uko yisanze ku muhanda kandi wabo bafite imitungo myinshi.
yamubwiye ko ababyeyi be bitabye Imana akiri muto maze abo mu muryango bakagerageza gutwara imitungo y'ababyeyi bibi, ari naho yarakukiye impanuka yamuviriyemo ubumuga. Yakomeje amubwira ko nyuma y'ibyo yahisemo guhunga akaza ku muhanda yiyoberanya ategereje igihe cya nyacyo cyo kuzaza akazungura imitungo y'ababyeyi be. Hashize igihe habaye igitangaza kitari kitezwe. Uwo mugabo yatangiye kujya kuvuza ubumuga bwe ahantu hihariye, yitabwaho n'abaganga b'inzobere. Binyuze mu buvuzi n'imyitozo, amaguru ye atangira gukira buhoro buhoro kugeza igihe ashoboye guhagurukira akagenda. Ella ntiyabyemeye, byari nk'inzozi. Ella n'umugabo we bahise bimukira mu nzu yabo nziza cyane, aho bari bafite abakozi batabarika babafasha muri byose, nuko yibagirwa imvune zose yagiriye kwa se wabo. Igihe abantu bo kwa Paul bumvise ko Ella ubu abayeho neza, umugabo we yarakize kandi afite umutungo munini, batangiye kwicuza. Karen na Samantha batangiye kugira ishyari n'agahinda. Uwo mugabo ukize wigeze kuza gushaka Ella nawe yaje kumenya ibyabaye, araceceka, yemera ko ibyabaye ari umugambi w'Imana. Ella we nigeze yibagirwa aho yavuye. Yabaye umugore mwiza wicisha bugufi kandi afasha n'abandi bababaye nk'uko nawe yigeze kubabazwa. Amaherezo byagaragaye ko agaciro k'umuntu katagaragarira ku myenda cyangwa ku isura, ahubwo ko kari mu mutima no mu mico, kandi umwanzi agucira akobo, Imana ikagucira icyanzu. Tugeze ku musozi w'inkuru yacu. Mwakoze cyane kuba mwabanye natwe. Nimusangize iyi nkuru abandi, munakore subscribe niba mutarayikora. Ikindi kandi muduhe ibitekerezo ku isomo mwakuye muri iyi nkuru. Mukomeze kugira ibihe byiza.